ntibabizi si no bwa mbere bitabye yego babanje kwitaba mbere arasobanura kuko ni ibintu bimaze igihe. So mu magambo make Rikari nyuma yuko Jangwan ndetse na Georgine na Rugaju batawe muri yombi kujya kubazwa nyine kuri ibyo gukurikiranwa. Sinibaza ko ari no kubazwa kuko kubazwa bari barabajijwe ahubwo buriya no gukurikirana. Akimara sinzi niba yari yabimenye cyangwa atari yabimenye, ariko yahamagawe nawe na auditora militaire, niba ari auditora militaire sinzi uko babivuga cyangwa auditora general militaire ubwo n'urukiko rwa gisirikare, nawe yarahamagawe nk'abandi asabwa kwitaba. Urumva arababwira ati ubu ni nijoro kandi ndumva jyewe nta cyaha nakoze cyatuma nitaba muri iri joro, ati nzitaba ejo, ati nabanje kugera mu kazi nawe bamenyesha. Rikari aza hano ku kazi ejo, yego avuye hano ari hano ku kazi, yego nibwo rwose auditora yazanye hano convocation ya Rikari. Abantu bakurikiye ikiganiro ejo hari umwanya bumvise twamaze akanya gatoya tutavuga ntibyatinze cyane, biteza n'urujijo gatoya ukuntu bamutwaye muri studio n'ibindi byinshi. Urumva kubera ko twacecetse umwanya tutavuga kandi ariyo ngingo twari turiho, abantu batekereje ko ariko bigenze. Ariko inzego za gisirikare z'u Rwanda sinibaza ko ari no mu Rwanda gusa, no muri Afurika cyangwa se no ku isi ziri mu nzego twavuga ngo zikora neza, zubaha amategeko, donc zikora ibintu byabo mu buryo buri smart rwose bwa kinyamwuga. Kuko muri iyi case ni abantu benshi bahamagaye jyewe nzi, akababwira ati jyewe ntabwo mbitaba. Urumva ntabwo nshobora kuba ndi umufana w'ikipe mfata amafaranga yanjye y'umuryango mu rukundo rw'ikipe merekeza ikipe nk'umufana, hanyuma mumbwire ngo ninze mumfunga. Ntabwo nzi. Urumva barahari babafana batabyumvaga kimwe nk'uko Rikari yavuga ati naguze itike ngiyi, sibyo ku mafaranga yanjye. Ndi mu bantu babimenye mbere bimbwira n'uburyo n'amafaranga aho yayakuye, yabimbwiye mbere bitaraza, nta nuzi ko bizabaho. N'umwe mu muntu atangira ubuhamya ko yambwiye n'aho amafaranga yayakuye. Urumva rero kutabyumva birashoboka cyane, ariko ati ntabwo amafaranga yanjye no kudasobanukirwa ikiri kujya mbere. nanayafungirwe byagoraga kubyumva. Yego urumva. So ni abantu benshi mu bari muri iyi case batabyumvise vuba, kandi ibyo byose umuntu wese kubimwumvisha nyuma abyumva nyuma kuko birashoboka. Ariko inzego zacu genda zishimira cyane kuko ibyo abantu batekereza siko zikora. Yego zirakora neza. Nkumbaho urugero ikintu nasobanukiwe nyuma gishoboka, nibyo narishyuriye cyangwa Karenzi yarishyuriye. Ese kuki wowe batagira impungenge zivuga ngo kuki ubuyobozi bw'ikipe butayaguha ukitwa ko wiguriye itike? Cyane cyane ko binavuga ko nyuma y'urwo rugendo basanze kuri konti y'ikipe yihariye amafaranga menshi yaravuyeho. Ukoze urugendo Minadef yishyuye ibintu byose, ariko se asanzwe kuri konti y'ikipe yava nk'uniki
cyane muri ko nyumva uru urugero Yes, agomba havuyeho miliyoni 30 n'urugero kandi Minadefu yishyuye ikintu cyose yego gisabwa cy'urugendo Zakoze. kuki batagira impungenge yuko wenda witiriwe ko wayiguriye kandi wenda ahubwo ubuyobozi bw'ikipe bwayikuguriye yego bikitwa ko wayiguriye ariko wenda yavuye muri ayo ntacyo Karenzi yakomeza nicyo ni ikintu nacyo watekerezaho nacyo cyane icyo mvuga jewe nuko nemera ko yaba Minadefu yaba APRFC Yego. bafite uburenganzira busesuye 100% bukurikirana urumva si abakozi babo gusa n'abandi bagira aho bahurira n'ikoreshwa nabi ry'umutungo wa APR cyangwa wa Minadefu mu manyanga bafite uburenganzira busesuye bwo kubikora kandi vraiment barabikora neza n'undi muntu uwo ari we wese Rikari nk'undi wese utari wabyumvise ku munsi w'ejo haje afande hano umumajoro w'umudamu utavuga amagambo menshi udafite amahane aratuganiriza nk'abayobozi atubwira icyo ashaka tumuha Rikari amuha convocation ayisinyaho iriho saa 8 z'amanywa Rikari ayisinyaho ikiganiro kirakomeye ni nacyo Karenzi avuze ngo ahantu hanyuzeho batavuga birimo harimo gusinya kuri convocation cyane ariko amuha umwanya uvuga ngo nusoza ikiganiro nubundi nuzaniye saa 8 convocation ya saa 8 rwose ayisinyaho bitica ikiganiro ikiganiro niyo ngo ngwino tugende ngo y'imigigirano nsinyiraho gusa yuko nahageze nabikumenyesheje hariho isaha uze kwitaba bitanahungabanya akazi akora cyane ikiganiro yobo yagomba kugisoza akaza kwitaba afande yisubirira mu kazi ke neza ntawahutaje ntawabwiye nabi nta kibazo yego urumva kuko uko byagenda kose Rikari si umukozi wa APR n'icyaha yakoze reka twemere ko yaba yaragikoze cy'iyo tike itike y'amadolari 800 Rikari afite ubushobozi bwo kuyishyura bibaye ngombwa cyane so sinumva ukuntu yari kumuhutaza cyangwa kumubwira nabi yego yaraje ntabwo twabeshyera inzego kwa meme turimo turavuga ibyabaye yaraje asiga iyo convocation birarangira iyi ni operation yuko byagenze kuko hari igihe ubona n'abantu bakuru bubaha bakabaye bararenze urwego ubwo usanga abantu barabakoresha baravuga ubusa ari abantu bakabaye bubaha bakabaye bafite kameme aho urwego bagezeho rwo kwiyubaha no kubaha ibintu so Rikari dukora ikiganiro kirarangira Rikari tujya mu biro nk'umukoresha turicara n'abayobozi bandi dukorana n'abafasi twari Rikari tureba convocation ye yego ikivuga n'abandi dukorana bose bari bahari bavuga no ibyo byose si kesi urimo wenyine twari twanabivugiye hano ushobora kuba ari amakuru ushobora kuba ari n'izindi mpamvu twebwe tutazi ariko kameme uru ni urwego rukuru mu nkuru z'igihugu rugushaka ugomba kurwitaba sibyo so icyo twakoze ni iki twabwiye ok ugomba kwitaba ntitubona ikibazo kirimo nta gikuba cyacitse nta cyabaye genda witabe cyo koza mbere yo kugenda yego mbere yo kujya kwitaba hamagara inzego ziyobora itangazamakuru mbyumve neza yego hamagara inzego ziyobora itangazamakuru Rikari ahamagara turi aho ngaho ahamagara Madame Scovia Mutesi umuyobozi wa RMC aramubwira kesi yanjye imeze gutya na gutya na gutya na gutya Scovia aramubwira ati ok minota mikeya Scovia ashobora kuba hari ibyo atasobanukiwe kuko yahise ahamagara jyewe noneho nka umuyobozi wa SK yumve aho ugeze ufite ayo makuru ahamagara arabimbaza ndamubwira uko nabyumvise nuko bimeze ati ok
sawa. Scovia hashize akanya arampamagara arambwira ati rero ati ngerageje kuvugana n'umuvugizi w'ingabo ati numva nta makuru arabona ahagije abifiteho agiye kuyakurikirana atariko hagati aho ndimo ndanashaka umugaba w'ingabo kuri telefone ariko ari mu nama kugira ngo nawe mumenyeshe ko hari abanyamakuru bacu ubwo yavugaga Regan yego wa RBA kuko yari afite kesi ye yanansobanuriye uko aho igeze ariko atazi ko nari kari abirimo yego ahambira ati rero ndimo ndashaka umugaba w'ingabo atariko mu gihe ntaramubona uko mbyumva ni abanyamakuru ariko bashobora kuba barakoranye icyaha n'abasirikare icyo gihe rero niba bifite aho bihuriye n'igisirikare nta kibazo barakurikiranwa we bashobora no gufungirwa nk'uko byavuga ko ari karafungiye muri military sinzi niba ari Kanombe cyangwa ari ku Murindi